bakunzi b'urubuga rwacu urubanza intermedia bene mbere tuje kusuhuza twifuriza ibihe byiza aho mwerereye hose, abari mu Rwanda, abari mu biyaga bigari, abari ku migabane itandukanye, ko ndavuga hanze ya Afrika, mwese tubanje kubasuhuza. Ikiganiro cyacu gikomereje ku bijyanye n'impanuka zo mu muhanda, aho tugiye kurebera hamwe indishyi zishyurwa ku mushoferi n'umumotari bateje impanuka, aribo bari mu makosa, donc aribo ba nyirabayazana mu guteza impanuka. Nk'uko tubizi mu muhanda, umuntu baravuga ngo zahukabuka zigataha ubunyama. Umuntu ashobora kugenda ari muzima agakora impanuka bayimukoresha cyangwa ayikoze ku bwende bwe. Aha rero tugiye kureba wa mushoferi, wa mumotari ngo akoze impanuka, ariwe nyirabayazana, indishyi ashobora kubona zatangwa mu gihe kugira ngo bamwishyure nk'umuntu wakomerekeye mu mpanuka. Ubusanzwe ku mushoferi cyangwa umumotari wahohotewe, ariwe ari n'umugenzi yaratwaye cyangwa abagenzi yaratwaye yari imodoka, kubishyura byoroshye iyo bahohotewe. Bitandukanye rero no kuba noneho umushoferi ariwe wabaye nyirabayazana mu guteza impanuka. Ubusanzwe ingingo ya gatatu y'iteka rya perezida nimero 31 agakoni 01 ryo kuwa 25 kwezi kwa 8 2003 rishyiraho uburyo bwo kwishyura indishyi ku babare bw'umubiri buturutse ku mpanuka zitewe n'ibinyabiziga, yumvikanisha ko indishyi zitangwa n'umwishingizi umushoferi uri mu cyaha. Iyo tuvuga umwishingizi w'umushoferi uri mu cyaha, ni wa mwishingizi w'umushoferi wakoze impanuka wahohoteye abandi. Ashobora kugonga abantu bari mu muhanda, ashobora kugonga ikindi kinyabiziga, ashobora kugonga n'umutungo, ashobora kugonga n'amatungo. Ubusanzwe ku bijyanye n'ibinyabiziga birazwi ko kugira assurance, donc kugira ubwishingizi ku kinyabiziga ni inshingano, ni obligatoire. Ingingo ya mbere y'itegeko nimero 02/2002 ryo kwa 17 z'ukwezi kwa 2002 irindura itegeko teka nimero 32 agakoni 75 ryo kwa 7 Kanama 1975 ryerekeye ubwishingizi butegetswe ku buryozwe butewe n'ibigenzwa ku butaka bifite moteri. Yumvikanisha ko ibinyabiziga bishyirwa mu muhanda ari uko byishyuriwe ubwishingizi bw'ibyakwangirika, ibyakwangirika bibuturutseho. Mu ndimi z'amahanga nicyo bita assurance contractuelle. Aha birumvikana ko mu gihe ikinyabiziga giteje impanuka, ni hahandi dusanga habaho kwishyura indishyi kuri victim, ku bahohotewe, aho usanga bajya kwishyurwa mu bigo bitandukanye, Beka Insurance Company Limited, Britam, Prime, Sanlam, Phoenix n'ibindi bigo bitandukanye. Iyo habayeho cya kinyabiziga cyateje impanuka, umwishingizi wakishingiye yishyura indishyi. Ku bijyanye n'abashoferi n'abamotari bakoze impanuka, aribo ba nyirabayazana mu guteza impanuka, bagakomereka cyangwa bagapfa, bitandukanye no kwiba ibinyabiziga. Kenshi na kenshi birashoboka ko umushoferi nyiri ikinyabiziga ashobora kugifatira ubwishingizi bw'umushoferi cyangwa ntabufate. Naho umushoferi rero, bashoferi mukunda gutwara ibinyabiziga, mujye munamenya niba cya kinyabiziga ugiye gutwara bosi niba yaragifatiye ubwishingizi. Hari benshi banga kubufata.
iyo yanze kuwufata rero bishobora guteza ikibazo. Byaba byiza, byakabaye byiza ugiye kwicara mu kinyabiziga uzi ko gifite ubwishingizi ndetse ko na boss yafashe ubwishingizi bwacyo. Ashobora kuba gukoresha, ushobora no kuba uri umuntu ushaka kukigendamo. Ni byiza kumenya ubwishingizi bw'ikinyabiziga ugiye gutwara. Urebye muri rusange, abashoferi n'abamotari, ibigo by'ubwishingizi bifite amafaranga navuga byashingiyeho. Ni amafaranga fatizo byashingiyeho kwishyura umushoferi wapfuye cyangwa wakomerekeye mu mpanuka ayiteje, cyangwa umumotari wapfuye cyangwa wakomerekeye mu mpanuka ariwe byaturutseho. Kuri uyu munsi hatangwa miliyoni 3 ku mushoferi wapfiriye mu mpanuka, ariwe nyirabayazana wo guteza impanuka, yishyurwa miliyoni 3. Izi miliyoni 3 none zishyurwa iyo umushoferi wari utwaye ikinyabiziga yagize ubumuga bungana n'100%. Iyo tuvuga ubumuga bw'100%, ngo ni wa muntu wahuye n'impanuka ku buryo naho mwahurira hose umureba ukumva umugiriye impuhwe. Nanone ku mafaranga yo kwivuza hashyizweho ku mushoferi plafo y'amafaranga 300,000. Navuga ko ubwishingizi butishingira amafaranga arenze 300,000. Arenze ku 300,000 wa mushoferi arirwariza. Ku byerekeye umumotari, abamotari, umumotari wakoze impanuka bimuturutseho agapfa, yapfuye hishyurwa miliyoni y'amanyarwanda. Iyo akomeretse akagira ubumuga bungana n'100%, nanone hishyurwa miliyoni. Mu gihe yivuje amafaranga yo kwivuza ntarenga 100,000. Dusubiye inyuma gato, birashoboka ko umuntu ashobora kugira ubumuga buri munsi y'100%. Muri icyo gihe wa mushoferi ntabwo azabwa miliyoni 3 nk'uwagize ubumuga bungana n'100%. Na wa mumotari ntabwo azahabwa miliyoni nk'uwagize ubumuga bungana n'100%. Bazafata za miliyoni 3 ku mushoferi yagakwiriye guhabwa, bazikuye na bwa bumuga bagabanye 100, noneho bamuhereze impuzandengo y'amafaranga. Dufata urugero, wenda ku mushoferi wagize ubumuga bungana na 40%, bazafata miliyoni 3 bakuye 40 bagabanye 100. Birumvikana ko icyo gihe azabona amafaranga angana na 1,200,000. Umumotari nawe reka dufate urugero rw'umumotari wagize ubumuga bungana na 40%. Nanone bazafata ya miliyoni bayikuye 40 bagabanye 100 babone 1,400. Nuko bizagenda bigenda kugera kuba bagize ubumuga bungana n'10%. Mu by'ukuri bashoferi bamotari, murabona ko amafaranga atangwa mu gihe umushoferi yakoze impanuka y'umuturutseho cyangwa umumotari agakora impanuka y'umuturutseho, ni amafaranga mu by'ukuri makeya. Iyi nama twatanga ni uko habaho kwirinda impanuka mu buryo bwose bushoboka. Ibaze gusiga umuryango iheru ko iyo umuntu agiye agenda adasezeye. Hari n'igihe turwana n'ubuzima bwa buri munsi, ugasanga umuntu ari guhihibikana ashaka imutungo uwo munsi. Miliyoni 3 ni amafaranga make cyane mu gihe umuntu asize imfubyi, asize abantu yarebereraga, asize abantu yaratunze bari bafite ubuzima ari barebaho. Umumotari miliyoni 1 n'amafaranga y'ubusabusa. Miliyoni 1 n'ubusabusa, ntashobora kwishyura abana amashuri, ntacyo rwose mu by'ukuri yamarira umuryango mu buryo bufatika. Niyo mpamvu rero dukwiye kwirinda impanuka mu buryo bwose bushoboka. Ntawe ushobora guhindura igeno ry'Imana, ariko tugerageje nabwo birashoboka.
ntabwo twahindura igeno ry'Imana, ariko nanone ntabwo twagenda tumeze nk'abiyahura, kuko nta nubwo Imana yabyemera ko abantu babaho biyahura. Ikiganiro cyacu rero kirangiriye ahangaha. Tubonye uburyo indishyi zitangwa ku mushoferi cyangwa umumotari wakoze impanuka bimuturutseho, umubare w'indishyi ahabwa, amafaranga yo kwivuza, n'uburyo ndetse n'ubumuga bushingirwaho mu gihe yakomeretse akagira ubumuga buhoraho. Turagushimira wowe wamaze gukora subscribe cyangwa se abone. Tunagushimira wowe utanga commentaire, kora like, kora share ku nshuti n'abavandimwe, ukabasangiza ikiganiro, ndetse rimwe na rimwe namwe muduhamagara mutuvugisha. Mu gihe waba utarakora subscribe cyangwa se abone, wabikora kugira ngo bigufashe kujya ubona ibiganiro byacu mu buryo butarambiranye. Kuko iyo wamaze gukora subscribe cyangwa se abone, uko ikiganiro kigiyeho uhita ukibona. Ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu bishingiye ku makuru yizewe. Ni ibiganiro tuba twakoreye ubushakashatsi mu rwego rw'amategeko ndetse no mu rwego rw'imibereho mu buzima busanzwe. Kora share usangiza abandi ikiganiro, kore like mu gihe wanyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, ukore dislike mu gihe ibikubiye mu kiganiro bitakunyuze, utange comment mu gihe hari inama cyangwa ukifuza gusangiza abandi, uduhamagare mu gihe ubishaka kuri 0782 6 83 06 cyangwa kuri 080 40 80. Ushobora no kutwandikira kuri email ku rubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesyango@gmail.com. Mwari kumwe na Maître Jean de Dieu. Imana ikomeze kubarinda no kubagira neza. Turi kumwe.